ngaya amakuru akomeye cyane ubu ngubu ari kuvugwa mu ikipe ya FC, aho umutoza Darikonovic apfukamye asaba imbabazi, avuga yuko mwamubabarira ku makosa yose yamugaragayeho muri ibi bihe bitambutse, haba muri Kagame Cup ndetse n'iyi Super Cup nayo birangiye atayitwaye, ageze kuri finali gusa ariko kaza kurangira. Ese uyu mutoza Darikonovic ukomeje kurikoroza mu bafana, aho ubu ngubu abafana bose rwose twamwijunditse, twababaye kubera ko iki gikombe kuba polisi yakidutwaye ni ubujiji, ndetse twasebye imbere y'isi yose, haba ku bafana bacu ndetse no ku makipe tugiye duhanganye. Ndetse kandi umutoza Thierry Fulgence we yakoze ibishoboka byose, adukorera agatangaza, turishima kuri manda ye, ariko sinzi nimba uyu mutoza Darikonovic turabasha kubana neza nawe, kuko dore ko ibintu bitangiye kumunanira ku mugaragaro izuba riva. N'ubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino mu kipe mukunda mwese imwe rukumbi. Ndetse kandi tubibutsa wowe utari wakora subscribe, mbaye ubwo bwa mbere wagera kuri uyu muyoboro ukora subscribe, ndetse kandi wibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Abafana ndetse n'abandi muri rusange kunze ikipe ya FC, twari twiteguye ko igikombe turaza kucyegukana cya Super Cup, ariko byaje kurangira saa 9 zuzuye. Imitima ya benshi yari ifite ibyishimo, tuzi yuko iki gikombe turagitwara, ariko match yaje kurangira ibintu bibaye bibi, dore ko bamwe mu bafana barize bagatakamba, noneho karabaye, dore ko amarira yari menshi ndetse kwiheba kwabaye kwinshi mu bafana ba FC, cyane cyane nkanje. Noneho nari nababaye cyane nkimara kumva inkuru mbi cyane ko iyi kipe yacu yatsinzwe. Byabaye bibi cyane, dore ko twese twari twishimye, ariko bikaza guhinduka bibaye amarira. Umutoza Darikonovic akaba yarabonye agahinda ateje abafana muri rusange ba FC, agahitamo gusaba imbabazi. Yavuze ko ibyo yakoze byose, haba muri Kagame Cup ndetse n'iyi Super Cup, ibyo bikombe byose twari tubyiteze, tuzi ko tuzabitwara, ariko bikaza kurangira. Yasabye imbabazi, avuga yuko twamubabarira ku makosa ye yose yakoze ubu ngubu byamugaragayeho, dore ko atajaga arakinisha abakinnyi bose nk'uko babaguze. Bamwe bakinaga iminota 2, abandi bagakinaga uri kumva ko ntabwo yigeze akoresha abakinnyi bihagije, kandi twarabaguze ku mafaranga yacu. Ibi ngibi rero bikaba biri guteza imvururu cyane mu kipe yacu, ikipe dukunda ariyo kipe ya Gitinyiro. Ese chairman w'ikipe ya FC rwose n'umujinya mwinshi arakariye uyu mutoza, amubwira ko ibyo ari gukora atazi ibyo ari byo, ari kugira ngo ari gukina, yibuke ko aho yavuye yakongera akamusubiza, nubwo amasezerano bagiranye ataba arangiye, banamwishyura agasubira iyo yaturutse, aho kugira ngo ibyishimo byacu abisibanye.
ndetse ku ngoma y'umutoza Thierry Fulgence. Uyu mutoza rwose yaratubaniye neza, adufasha mu gutwara ibikombe bigiye bitandukanye. Wamfasha tukamushimira wandika muri komenti ushyiramo agatima ukavuga ngo Thierry Fulgence rwose turamushimiye cyane ku byo yaba yaradukoreye byose, dore ko yadufashije ibintu byinshi cyane. Ese uyu mutoza Darkonovic we rwose sinzi nimba ashobora kumara igihe ari kuyobora iyi kipe ya APR FC, kuko ntabwo byashoboka. Ikipe yacu ntabwo ari iyo gusuzugurwa na buri mwe wese ubonetse, kuko ntabwo byashoboka. N'ubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru ibiri kubera mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu.